We are talking about national issues. Murazana the Ben in a blues. Are you crazy? Are you stupid? Blues. Hajiri chini kwanza chivuga the Ben in a blues mbele. Chigoriki. Gukansolinga show bimenyesha ko ari convinced ko URwanda rufite ikibazo. Kandi really koko Tems ntabwo ari we. It's not Tems that canceled the show. It's the management. Tems aziki ni umukobwa afite like probably 25 years atazi ibintu n'abakobwa bangaye bari 25 bari mu Rwanda bashobora kuba bazi history yo muri Africa cyangwa yo y'abanyarwanda yonyine. What is Tems going to know? Tems na akababi na agasire kwini kibere hariya bandikirire mu kakaza kajya muri studio bakakarekodinga bakazajya bagaturiruka bakagira gutya nta kintu kazi nta cyazi habe na gato. Nubwo ko management ye ifitemo abantu of course they are rich most of the times baba bari rich abanagere ba managing umuntu nka Tems cyangwa nka IRS turabizi ko like nka IRS bari nka ba Don Jazzy. So those people bo nukuvuga ko nk'abo bantu bo muri Nigeria they are convinced ko URwanda rufite ikibazo. Niho bimenyesha ko na Wizkid niko atekereza. Bimenyesha ko na Burna Boy niko batekereza. Cause you cannot tell me ko manager wa Tems atazanye na manager wa Wizkid atazanye na manager wande. So rero twega abanyarwanda n'iki tugomba gukuramo, tugomba kumenya ukuntu abantu batubona, nicyo tugomba gukuramo. Noneho tukamenya ko ibingibi ndimo ndavuga ko dukeneye probably education system uko ibiri high, urumva byitabwaho. Rero nkungarukire ku kintu navugaga ko icyo gitekerezo cya inge guys njye mbona like his excellency binabikora wenyine. Ko nyambibona urumva. So rero twebwe abanyarwanda nkatwe natwe tugomba gukora, natwe tugomba kubaho icyo dukora. So aho ngaho niho nzira ku gitekerezo cyande cya Tom Close nkavuga ati no, ubundi ibihumbi 10 by'abantu n'abantu bake kugenda tukuzuza BK Arena n'ibihumbi 10 nta bantu bake. Dukeneye kugenda tukuzuza Stade Amahoro abantu ibihumbi 40 na sound nziza kubera ibi bintu turabikora. Ubu urimo urapanga agatwiko kagenda ku isi yose, ntabwo urimo urapanga agatwiko ngo gapanye to making sure ko twinvitinga n'abantu bo hanze. Ko abakongomani bicyo bakoze bagiye barigaragambya babotsa nuza z'abaragande botsa nuza z'abafaransa botsa nuza noneho twebwe tubikora mu kwigaragambya mu buryo bw'igitaramo du promoting music industry yacu. Ariko murumva umuntu ufite ubwenge, ariko hamurani nyumva turumva twebwe twigaragambya mu buryo bw'igitaramo duteza imbere abahanzi bacu, urumva at the same time do calling upon the international scene, cause iyo tubikora muri magatwe ko kuvuga ati ibi abahanzi b'abanyarwanda babikoze kubera ibi nibi haba harimo kuba do calling upon dukoresha Tems wo mu Nigeria ubwo tukidufatina aba Nigeria noneho tukaba tubikoze muri uwo mwuka harimo amakimbirane hagati y'u Rwanda na Kongo. Ikiba nuko biba biza gusakara ku isi yose, and then iyo bisakaye ku isi yose people pay attention, and then bakavuga ati no turashaka kumenya ukuri kwabyo, noneho abantu batangira gucukumbura. Twebwe twigaragambye mu buryo buri miterambere, ariko urabona biyoboro ubwo twebwe tuba twigaragambye mu buryo ku buryo iyo bafashe nka drone nk'eshatu zikaza zikareba muri Stade Amahoro umuntu ku wundi umunyarwanda kugundi yicometse turicomeka nkaho barimo turajya muri van nk'ibisheke batwaye mu mujyi. Umuntu ku wundi Stade Amahoro ikinjiramo abantu 50,000 n'abahungu bamuzeye bari hanze gutya, bahungu bamuzeye nabo bari hanze gutya. Ariko nk'iyo mitekerereze ntiya Ddumba gusa, umuvuzi w'ibishego bakabaye bazi wanjye bakaye baramenyekera, ariko abanyarwanda bagifite ihangana bazajye bampamagara kuri telefone. I have so many ideas,
ibi ba Bruce Melody bakora wowe nubona umuntu yagize flop menye ubona yaganiye na Ddumba nubona igitaramo cya Ben cyabaye successful mba namubwiye ati Ben fanya hivi nutabikora gusa Ben kizi kumva ndakibwiye ati Ben igira gutya na gutya nutabikora nakazi kawe ngiye narangije ngo warangije vuba uyarimo aravuga iki nashobora kuba arimo aravuga ibintu bitajyanye n'iki narangije iki working ndi hafi kunarangije iki sobanura ibyo urangije cyangwa broke ngutwarire hari koze ibintu ibyo nanze niba nimo ndavuga ibishego muzajya mumfata ko gahunda ari ukuvuga ibishego ni ndangira kuvuga ibintu biri seriye ngwino ube seriye hano na bintu byo kurangiza biri muri kabanza kibanza kigende kwanza ikingiki nawe sininkinga aba followers I've been here for 6 years ninjye muntu wenyine atari bwamanuke ninjye muntu wenyine watangiye hit na n'ubu ngabanyiriho sininkinga aba followers abo abataramenye bararangiye bararamuramaze abatanzi muramaze sinabanishaka bamari abo mfite sibo bamariye iki uretse kuzana mukantesha umutwe ndimo ndabasobanurira singabo bamugenda ureba abantu bankurikirana hiya hejuru nkahita varu ngatangira kwivugira ibyongereza n'ibiki nkabivuga nabivuga abantu bakaza bagasara ariko mba nihitemo kuzana kuganiza abanyarwanda koza no give a fuck nta muhirwe riri yuje hano ukavuga ubukuryo ukababwira Ddumba wallahi ndakuburuka ndimo ndavuga ibintu biri serious marashiramo ibintu by'ibishego kiguriki witwa gute izi comment nawe ntabwo zijyanye we nawe nagende izi comment ntabwo zifite icyo zibwira abaturage witwa gute nawe genda kind of comment za ushobora kuba utarimo uravuga n'ibishego reka amagambo nkunze gukoresha mvuga ibishego nuyakoresha ubu ngubu nuyakoresha ndahita numva ko ari igishego ndahita ngumanura ari ubugambo muzi ubugambo bwanjye nkunze gukoresha nko kurangiza vuba nkogera nkajya ubu ngubonye ubanditse ijambo kurangiza vuba ngukuraho ayo ni amagambo yanjye mvuga indi muri ya mude ndi muri mude y'ibishego ubu ndimo ndavuga ibintu bizima ukubira icyo ukoresha amagambo mvugisha cyagiye urumva so dukeneye iyo show akaba aribwo buryo bwo kwigaragambya bede ni nabwo muza kumenya kuba bloka nibwo muza kumenya ko sometimes Ddumba banaseriye njye mbaho serious sometimes ndikira hasi nkitekerezaho mpavuga ariko se ugiyeho ubuzima sometimes njye nicara hasi nkahita nitekerezaho nanjye nkahita mvuga ati ubuzima bubaye bubi muhungu wanjye sometimes you have to be serious ntushobora kubaho ngaho ngorigize crown every day every fucking day niyo mpamvu ndi hano ngiye gupfa ndi single wakibwawe nk'ubwo bugabo burandyohera kumbwira ngo wakibwawe ubwo ari ubuntu mba niyikundira ngiye gupfa ndi single because kwigira ani serious kandi ubundi niwe muntu wa mbere ndi seri ubundi kwisi nimukazajye mu ndabanya kuza abanzi baranze ugasanga umuntu aragusanze uri umufana niki ngiye ni serious nimukazajye mu ndabano kuri kamera mugire ngo ugasanga agafana kazi kagusimbukira ngo Ddumba ndagukuba nakubwira it's not me ntabwo ndi njyewe ntabwo ndi cyane umuntu uri seriye cyane nuza mu Rwanda nzaguha my sister for sure ntabwo ndi seri ntabwo uza kuza unsimbukira uraza ukansaba nkakubwira ati bite amakuru yawe ukanyigira cyane nkakubwira extend egerayo ntunyegere cyane which perfume are you wearing you know ako kanya nkabyankwiye so icyo gitaramo kibeho kimeze gutyo muri theme atari yo kuvuga ngo nuguca gasuzuguro ariko theme yo probably iri more like gusobanurira abantu u Rwanda cyangwa gusobanukirwa u Rwanda reka dusobanukire u Rwanda theme nko kuri flat gusobanukira u Rwanda gitaramo ariko bakita pana guca gasuzuguro urumva icyo gihe abantu baraza guhaguruka noneho n'aba bazungu ubundi abazungu batinya ahantu hagiye abantu benshi abazungu batinya ahantu abazungu barangije kubona abanyarwanda ibihumbi 40 bishyuye amafaranga
kuri thima no kuvuga gusobanukirwa ubundi gusobanukira abanyarwanda gusobanukirwa abanyarwanda bimenyesha bisobanukirwa ari urwanya umuzungu icyo yasize mu munyarwanda cyangwa mu munyafrika wallahi no kuri kwimana bahita batinya abantu 40,000 bateranye kubera na hantu na hamwe abantu bashobora gukora myigaragambyo bagahita bakwira abantu 5,000 muri ino minsi ariko twebwe tuhita tubereka ko twagiye ahantu twujuje abantu kandi twishuye turi kuri gahunda yo gukora iki yo kugira ngo tuvugire igihugu cyacu wallahi bose bahita batinya bahita bavuga ata amaniga yarayotse barayotse bamenye ukuri ariko ibi bintu I'm telling you ibi bintu ntabwo ari ibintu president yategura ibi bintu bigomba gutegurwa natwe abanyarwanda twikozemo umurimo probably tugahita uyuvuga Debeni na Bruce na agenda seba Debeni na Bruce bakora iki bigoryi Debeni na Bruce we are fucking talking about national issues muratuzanira abantu barimo barashaka kurebera imiryango yabo you are fool are you dumb we are talking about national issues murazana Debeni na Bruce are you crazy are you stupid Bruce hagira ikindi kwanza kivuga Debeni na Bruce imbere kigoryi birakariyemo ntabwo uyu nawe ntabwo yumva impamvu ndakaye nagenda umuntu atumva impamvu ndakaye nagenda njyewe ndirya narababwiye nta nimbo ninginga foro ntabwo ninginga ntuza niyo twababiri ngiye twatera story mujye iyo niba uri hano ugomba kuba uri serious impamvu wanyu wumva waho twatangiriye wahumvishe ugomba kuba serious mu gikorwa niba uri hano ugomba kuba serious mu gikorwa cyatangiye kaguhana receipt na facture nguhana facture jewe ndakuburoga kaguhana facture sidinginga follow. If you don't want you go. Nubu dashaka go. Sinigenga follow. Tugareke zacu, tuguha follow zacu, tugareke zacu. Nje ni umpaye gift ako kanya mpita nkubwira iyo gift yawe yisubirane cyangwa nka byimwe muha gift mukagira ijambo utanze gift ngo sinzi ngo watanze ngo sinzi niba ari $100 $700 my friend I'm worth millions of dollars. Utanze gift bwabo $20 uri kuri ntuza uri kuri Ddumba urashaka ngo nawe ugire ijambo Ddumba navuze nawe ugize ijambo gukwira watanze gift I'm worth millions of dollars. Bitangushyira aho ngaho ugomba kuyitanga abona kuryohereje yaza kuri igina yakoze igitaramo ugomba kuza kundebuza amafaranga ari ko warishuye wowe. Iyo uza kuba ari igitaramo ugomba kuza kunde cyangwa iyo uza kuba byonyine uza kuba uri muri amatipu nkora mu kabari nserva reba Ddumba niba ndaserva none wongewe ntanga n'ibyishimo dore ukuntu bisi uyu wazibaho nyine ni gake urumva uyu wazibaho we nagenda ni gake reba iyo nza kuba ndi umuntu ukora mu kabari mugomba kumpa tipu mwari ko mwarampaye tipu zingana gute mu myaka 5 buri umwe ukaza none wose nshaka tipu nyinshi ku bantu 600 800 binkurikira abantu 500 gutya ndashaka umpe tipu imwe matipu $1 rimwe rya tipu kamande babarira pereka amafaranga nje mwakabaye mpagaze abantu 800 mwese mumpaye tipu $1 rimwe imibare ntagizamo mwereka ngo $2 cause 800,000
800,000 times ibyo ni ibihe calculator ngira ngo kinisoro yarayikoresheje igikuri cyanyikiye calculator igikuri cyanyikiye calculator ibihumbi 800 amadolari $100 rimwe times 2 imagine ntabwo mfite miliyoni 8 z'amadolari miliyoni 8 z'amadolari z'ikintu zakora wowe uje hano umpaye akagifti k'amadolari 20 utangiye kugira ijambo you starting to do like I don't know what I'm worth. Narababwiye genda ufata nk'ibiganiro mba narakoze kuri za YouTube urebe ngewe niwo muntu wa mbere wakoze ibiganiro byinshi kuri YouTube birebwa urebe nka MTN mba narayinjirije angahe abantu bafata data gutyo bagahita bafata data bagahita bareba Ddumba barimo barareba Ddumba barimo barakonsuminga MTN cyangwa zandi bakonsuminga Airtel barimo barareba Ddumba uragira ngo MTN ngiye nakoze ibiganiro 150 byose birebwa byose birifite average views 50,000 umaye gift y'amadolari 20 uraza ufite ijambo no kwicara hasi ntugire ikintu uvuga hiyo ugomba kwizimizo ugomba kuzima tuba twarisobanukiwe urumva tuba tuzi ibyo turi byo urumva nkaza cyaze genge ya mwarayisen nazanye kaze genge nyishiramo 30,000 nubaka cyaze ngabana bakorera amavideo bakorera amanuza 30,000 by'amadolari bita bisenyera mu Rwanda uraza hano mu amadolari 20 uracyavuga video zirahari sukuba ko zidahari uzebe video z'abana batatu ndabafata biga muranye abamuramuhita mubanteranya aho bahita bagenda ndavuga ndemera ndavuga ati Ddumba reka nicecishire n'ubundi byiza biri imbere abana bahita bagenda ubu barazimye mbonye Naderi maracyamo hano urumva ubu barazimye nta kintu bifite babwira abaturage ariko uyu mafaranga narayspendinze hanini you coming here ufite ijambo ugomba kuvuga hano ngo kwira utanze ngo borongoza ngo kwira ngo utanze ngo budolari 20 you have words to say wa wundi yigeze gutanga n'uza aranuka bamwita gute ari umutika witego muyomba ngo muti yaranutse hano aranuka aranyazirwa mu gitondo aza hano Imana imukorera mu there is no way ushobora kurwanya Ddumba ukagira amahoro ngiye mfite ibikorwa by'ababyeyi kuri ino mihanda ningiye utanga umugisha muzarebe ko ari umuntu nkoraho natwike kuri ino mihanda ningiye utanga imigisha nta muntu nkoraho natwike rero umukaritasi yaje hano aranuka namusanze amwe utuga twamake the next day twamusanze live yiyambuye yashyize hanze ubwo imikoshi y'umubyeyi bigufashe we nagani bakunteranyijeho imikoshi y'umubyeyi bimufashe yaje hano aratuka ubwo yarabonye ijambo yaravuye ku burayi nka 5 agiye atanga ubugifti akumva arabyimbye ukaza ugahangana n'umubyeyi Ddumba warayibanza warasizwe amavuta nuko bimeze ukaza ukarwana muyovu umuyovu yatanze gift 5 ahitamira bababa aza kumubyeyi aratuka namwe nkorera ndigendera wallahi muyovu imikoshi y'umubyeyi ibimuguyeho ewa cyaje kirereta cyaje nk'agakapo cyicaho niko rwego mugomba kunyingenda niba uzi kuje ino mihanda kandi uku niko kuri bitewe n'ibyiza nkore ino mihanda mutambura bizi
abanyarwanda mwanga kwemera ukuri. Mutamba nawe uri muri abo bantu banga kwemera ukuri. Mutamba wowe kwana wowe Mutamba wowe nakugaruka. Mutamba uri mu bantu ushobora kugaruka anytime. Mutamba wowe uri mu bantu ugomba kugenda ahantu hose umvuga neza. We Mutamba nguhamagaye kangahe? We Mutamba wanzira, we Mutamba ndi umubyeyi, we Mutamba ndi umubyeyi kuri no mihanda no umubyeyi wawe. Abantu bamvuga wiruka undwanira intambara nyinshi wakuzirwana njye nicyo kintu nabanje kumenya. Kandi kuri no mihanda ugomba kubanza kumenya kurwana intambara ku giti cyawe. Dero uraje ugize ijambo cyane, utangiye kugira iki, ugize iki, ugize ijambo ututse Ddumba. Imihanda irakugaruka. Ibyiza nanjye gukorera no mihanda there is no way imihanda itakugaruka. Nabuze umugore kubera ino mihanda. Ariko ndi hafi kumubona wowe. Umugore wari hafi. Murabyumva ariko urumva urwego biporo bigeze. Nukuri kw'Imana ntiyakureka. Umuniga yabuze n'umugore kubera ino mihanda. Uraje ufata umuniga witanze, isabune ku yindi gikota, yicara n'akagikotori mu ntoki, utangiye gutuka. Nibiguhira. Nago babiguhira. So abanyarwandakazi abatangiye live mwabibonye ibyanzanye naringiye kuvuga kuri politike gato abize ntabwo na kwicara hano mu kandi ngo mari hano sinaje gusabiriza. Nabonye gift mutazitanga muri ubukene ariko nazo sinzi ishaka kuza amafaranga nagenda nkatema ibiti, nzagenda ntema ibiti. None mubibona mukabona hari abantu babazikuye. None se umuntu usabwa arahabwa, sibyo? Ndakumenyesha ngo bigende bite koko. Yego twize kabisa. So rero banyarwandakazi ahantu muri mwakoze ahantu muri hose, nimusanga abantu barimo baravuga URwanda, barimo baravuga nabi, ingira ngo buriya mufite byinshi byo kuvuga, ariko iyo urondogoye cyane ushobora kuvugiramo amakosa. Ariko ndibaza ko amagambo yose navuze nigendeseye, ntabwo navuze ibintu byangaruka. Ubundi nicyo cy'ingenzi. Dore nk'uno muzungu arajyaye, aba nibo turimo turamagana, arashaka kuza live yanjye nk'iki kigo gikweri. Urumva ibintu byose navuze nta na kimwe cyangaruka, byose ni ibintu biri aho ngaho, ariko bishobora kuba birimo umuntu ikintu yakwiga. So icyo mwakora mwebwe muri aho ngaho, abantu urakoze kuri gift zawe, ako kabano nawe niwibaze ko kubera umpaye gift ufite ijambo cyane rinini mu buzima bwawe, n'umpaye n'agafurawo, umunyohereze nimero yawe, ndahita nkohereza udufaranga ukoresheje kabano. Ntukazajya umenyera kabano, ntukazajya uza hano mutange furawo, nurangiye ugende ufate bya biraya utangire kubiha ngo gift, ngo sinzi ngo dogo, ngo sinzi ngo bihaye ngo ikije ngo ikiyeho. Kabano ko nakamenyero, ndakwinginze. Urumva? Ariko ndashimye still, ndashimye komeza utanga utwo dufurawo twa. Komeza utanga utwo dufurawo twawe, aswe urashinyagura ninde muraho dufurawo. Dore umusore ngonyita Cedric nawe arimo arampa ububoro. Ubu yari kodinze yaje ibi bintu byediting waruntu. Ngora byawe mu Quebec. Arimo arampa ububoro mane, kandi arimo arampa ububoro ntazi n'ibyari byo. Ubwo ububoro bane kabana rimo arampa. Turashimye banyarwanda, turashimye ubu gift bwanyu. Ddumba we ninde Nadia, murakoze babyeyi.
igihugu hejuru cyane. Rero ni mugenda mugasanga abantu bari barataka igihugu cyacu ukidefande uzukuri. Naho ngaho ndangirije aka karayivo kararangiye. Akamugito avuga kayi bandi mu ndavuga icyayi ariko mutekereza nabi nko navuze ati hari ukuntu natashamo inzoga nyinshi ugasanga yumye mu gitondo nkavuga ati kandi ngo nkunda ka mu gitondo ubu mwabihuje n'ibintu bidahuritse kareka mu mbabarire nta kintu uvuga ngewe ubundi amagambo nyavuga mu mazina yawe iyo nshaka kuvuga ati ndashaka gunaga mvuga ijambo muri ijambo gusa iyo nabivuze gutyo ubwo nta kintu mba navuze urumva nta kintu mba navuze ngewe nabunzi gutya I don't know how to pay behind the bush. Bireke papa Gigi boro yanze gushika pe. Bireke papa Gigi boro yanze gushika pe. Oya papa Gigi ofete ikintu kiri kuri papa Gigi. Papa Gigi niwe muntu wa mbere wundi yaguraga views. Papa Gigi niwe muntu wa mbere waguraga views. So turumvikana nkambwa ati rero papa Gigi ikibuga kigiye guhinduka. Bure papa Gigi arimo arakora akazi kenshi. Nubwo arimo arakora akazi ke ariko arimo arikorera akazi kenshi we ku giti cye. Indikira sina noma views zarahenze. Papa Gigi naramubwiye ati rero papa Gigi nugera mu bintu byo kugura views my friend uburi muri iki account yawe koze mwebwe muri abantu papa Gigi sa abantu baguma bapostinga sa abantu nyine bari meze nk'aba blogger nka Ddumba ngo everyday ngo araza gupostinga ngo engagement yigumeho n'iki ntago postinga everyday. So like papa Gigi apostinga indirimbo today akongera akayipostinga hashizeho amezi nkane urumva nk'ubwo ahibwa nka munda yaje gushiraho jugumira se munda jugumira na sikosa. So mu mwaka umwe hacyamo nyine nk'amezi 8 tu urumva ajamo amezi nkane kugira ngo papa Gigi asohore indirimbo. So rero ni ukuvuga ko iyo udasohora n'indirimbo kuntu ugenda icika ingufu niba yari hit hari ukuntu amarobo yo kuri YouTube asubira inyuma akicarira gutya 4 songs mu mwaka. No munda yari wori munda yasote at the end of 2013. Munda was the end of 2000 but like yeah I will call it yuyu mwaka. So rero hari ukuntu like amarobo asubira inyuma like iyo utarimo urasohora and then waza ukayaha ikintu nayo itagisama ngo like wite ufata ngo ubone views nyinshi like they ntabwo atanga recommendation because wari umaze igihe utarimo because kuri YouTube hari abantu benshi baguma bakora baroki baguma bakora. So recommendation kenshi zigenda ku muntu ugumukora baroki bari aba Red Blue JD abantu nk'abasabe kandi bafite aba followers basa nk'aba followers ufite. So ubundi baba bagomba kugenda kandi mu Rwanda harimo aba YouTube menshi cyane kandi bakora everyday. So no kuvuga ko recommendation za YouTube kenshi ziba zigomba kugenda ku bantu bakora everyday. So umuntu maze amezi 6 cyangwa amezi 4 atarimo arakora iyo azanye igikorwa cye YouTube ntabwo igiha recommendation gusa iyo ushoboye gukora promo nka kuriya kwa Kevin Kade ni ukuvuga ko abantu bayitabaza bagaklikinga ku ndirimbo yawe ubu ndimo ndabigisha kandi ibindi bintu urumva abantu icyo biba abantu bayitabaza bakaza kuri page yawe ya YouTube bakaguma bareba and then ikiba bayita ninka ubukubise ibuye mu nzuki. So abantu baje bareba abantu barimo barava outside barava nko kuri Instagram kwa Ddumba bava Instagram kwa Nuza bakaza bafungura page yawe bakareba bafungura kwa kade. So ninka urimo urakubita amabuye mu nzuki. So inzuki cyo zikora zitaziruka so zitazibyutsa like recommendation.
so ugasanga page ya Kade muri ino minsi irariko iyo ugiyeho gutya bahita bakwereka nyine nuza bebe mon bebe by Kade, cause abantu benshi they are coming and then they are recommending, barimo bara recommendinga iyo ndirimbo for you. So rero kugura views rero bigatuma nk'umuntu urabona ukuntu bagura views. I can give you an example. Ibengi bibiri abantu babishaka kubyumva nyine muze kubyumva nimbirangiza ndahita nigendera, ndabizi ko nshobora kuba ndambiranye. Urumva, so abantu bagura views, umuntu agura views nk'ibihumbi 5 bikaza mu isaha imwe, ukajya kubona indirimbo yari ifite ibihumbi nka 5 mu isaha imwe bigati ibihumbi 10, and then ayo mafaranga akabararangiye, and then ya akongeramo ayandi mafaranga ibihumbi 20 ibihumbi 50. So amarobo atangira gusensinga ko ntabwo birimo biragenda ukuntu birimo bigomba kugenda. So what happens is like iyo urangije amafaranga budget yo kugura views washakaga gukoresha irangiye uyiturekeraho. So iyo urekeyeho amarobo ahita atangira gusensinga, maybe iyi page ntabwo ikeneye recommendation, ibyo bari barimo barashaka byarangiye. Kumwe kwa kundi ureba ikiganiro cya Isimbi kikamara nk'iminsi 2 ukabona cyageze ku bihumbi 100 ntabwo cyongeye kandi bataguze views, nuko nguko bimera. So nayo amarobo ahita asubirayo. Yeah, constant viewing, exactly. Constant viewing ni bikenewe. Amarobo ahita asubira inyuma akavuga uyu ntabwo dukeneye, agahita agenda, and then page yawe bakareka kuyiha recommendation, ikaba idashobora kurebwa cyane, abantu batayikuzanira, iyo ugiye kuri YouTube batayiha umuntu, to the extent ko hari nizo ushobora gusakinga ukabona urimo urasakinga ariko baraguha ibindi bintu until you have to write the exact words aho umuntu abameze nabi. So Kevin Kayirana namubwira ati Kevin Kayirana ibintu bya views birimo birangiza ibintu, icyo ugomba gukora ubu ngubu ugomba kwihiringa. Lost and found. Thank you. Ugomba kwihiringa ugakora promo to the extent ko utagura views, and then indirimbo yawe nigera miliyoni izijyana n'ubundi, cause n'ubundi ntabwo ugura views miliyoni 5, nta muntu yagura views miliyoni 5. Ubundi views bashobora kuguraho nk'ibihumbi 800 batangira, and then indirimbo bakayireka. So which means like ubu Kevin Kade abantu baravuga ngo Kevin Kade ngo views ze ngo ntabwo ngo zirimo ngo akamiliyoni kanje kugira ifite ibihumbi 870 mu minsi 8 ataguze views. My friend Kevin Kade yaba kusoma nigendere. Bye.